Showbiz News Rwanda. Ishimwe Vestine uzwi mu itsinda rya Vestine Dorcas agiye kurushinga n'umukunzi we Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, aho batangaje ko bazakora ubukwe mu minsi ya vuba cyane. Baba bibaza ngo ubukwe buzaba ryari, buzabera he, ndetse kandi ni biki bindi biri kuvugwa mu ubwo bukwe, ni biki bizabera muri ubwo bukwe. Baba bibaza kandi ku nkuru zimaze iminsi zivuga yuko Vestine Dorcas batandukanye na Irene. Byose turaje tubivuga muri iki kiganiro. Ntugikure kandi ukore subscribe, kuko ni iby'agaciro cyane kuba tugufite, kuko ni iby'agaciro nyine kuba uri bukore subscribe. Nkivuga ku byo gutandukana kwa Vestine Dorcas ndetse na Empire, niho mitamvuga no ku nkuru yabo bitaroze kandi 155 AM abahanzi bakomeje gusezera umusubirizo, ndetse kuri aka kanya navuga yuko 155 AM kuri ubu ngubu twavuga yuko yamaze gushenyuka kubera ko na Roscan yasezeye. Ese turaje turengo noneho mu gusezera, none yanditse ubutumwa bukomeye cyane ari nabyo ngiye kuza turebeho, turebe impamvu yatumye asezera, turebe kandi uko none muri 155 AM byasigaye byifashe, umwuka uhasigaye. Yeritwa Flowers, iyi ni Showbiz News Rwanda. Ukore subscribe kubera ko uruwa agaciro kuba tugufite, uruwa agaciro ibi byose niwe tubikorera. Ni ukuvuga ngo udahari ngo urebe iyi video ntabwo n'ubundi twabikora. Umunsi ku munsi video zageze bageraho, amakuru abagezweho agenda avugwa hirya no hino. Waba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi nkuru ushaka ko tugukorera, ni karibu kabisa, wabitubwira muri comment cyangwa ukatwandikira inbox yacu. Tudatinze rero duhita duhera kuri nguyu Vestine Dorcas, ibijyanye n'ubukwe. N'ubundi nkuko bigaragara rero mu nteguze ubukwe bwabo, iyo twakita nka save the date, bashyize hanze ahagaragara kuri iki cyumweru tariki ya 4 Mata 2025. Vestine agaragaza ko umunezero afite ari mwinshi cyane mu gihe ari kwitegura kurushingana n'uyu Idrissa watsindiye umutima we, kandi ukibuka yuko bari babanje kunyura gusezerana mu murenge. Mutumwe rero uyu nguyu Vestine yaherekesheje iriya nteguza. Vestine yagize ati si umugabo wanjye gusa, ni ubuturo bwanjye, ni umutima wanjye, naho mba nkumva ntekanye. Ishimwe Vestine yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Ouedraogo Idrissa ukomoka muri Burkina Faso ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya 15 Mata mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Amakuru rero ahari nuko uyu muhango wo gufata irembo wabaye kuwa mbere tariki ya 3 Mata 2025. Abarebera uyu muhanzikazi bari banzuye ko nta n'umwe mu bitabire ndetse n'uri hafi wemerewe gufata amashusho cyangwa se amafoto, ubwo nta bandi ni Empire. Vestine na Dorcas ni abakobwa bavukana ndetse bakaba baramamaye mu ndirimbo zisingiza Imana zirimo Iribasi, Impagarara, Adonai, Name, Hema, Umutaka, Ibuye, Nzakomora, Nahawe Ijambo, ku musaraba Bayari, Isaha n'izindi. Nakubaza ngo ese muri izi ndirimbo ni yihe wakunze? Tubwire muri comment. Iri rero ni itsinda rikunzwe cyane mu muziki wa gospel, rikaba rigizwe na Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas. Ni abavandimwe babiri bavuka mu karere ka Musanze, bakaba bariyemeje kuririmbira Imana mu myaka y'ubuto bwabo. Ishimwe Vestine wamaze kongera izina ry'umugabo we Ouedraogo ku mazina asanganwe, yavutse ku itariki 2 Gashyantare 2004, akaba aherutse gusoza yisumbuye. Kamikazi Dorcas we yavutse kwa 28 Kamena 2006. Urumva ko ni n'abana cyane, utajya mu Vestine uvuga ngo agiye gukora ubukwe ugiye ngo ni umuntu mukuru. 2004 imyaka 21 gutyo. Aba rero bombi bavuka ku mubyeyi bita Uzamukunda Elizabeth ndetse na Nizeyimana Mpazimaka. Bakavuka ari abana 6 mu rugo iwabo, harimo abakobwa 4 n'abahungu 2. Batangiye kurimba rero ku giti cyabo muri 2018, maze 2020 batangiye gukorana na Empire y'umunyamakuru muri Ndahabi Irene, ari nawe urebera umuziki wabo kugeza uyu munsi. Nubwo amakuru ahari ku ruhande avuga yuko bashobora kuba baratandukanye, but amakuru ntabwo ari ayanyayo, kuko na Irene muri Ndahabi we yarabyamirije muri The Choice, ni ikiganiro akora ku Isibo. Urumva ko rero baracyari kumwe, ubwo habaye hari indi nkuru nyine ihari ibivuguruza nayo twazabibabwira kubera ko nibyo dukora day by day.
Kwa gatandatu rero tariki 24 Ukuboza 2022 nibwo Vestine Dorcas bakoze igitaramo cyabo cya mbere cyabereye muri Camp Kigali bashyigikirwa bikomeye n'abakunzi ba gospel. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abarimo Apostle Mignone Kabera wanabwirije muri iki gitaramo akanaba Imana ya miliyoni imwe. Icyo gihe rero abakobwa bamurikaga album yabo ya mbere ikaba yaguzwe miliyoni 15. Mu bandi byamamare bitamiye iki gitaramo harimo Coach Gael, Isimbi, Aria, DJ Philipita Alexis, Muyoboke Miss Muyan Claudine, Bamenya Bishop Press, cyangwa se Professeur Fidel Masengo, Arine Gahongayire ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Amakuru rero avuga ko Idrissa ari umusore w'umukire cyane wakunze bikomeye uyu mukobwa, yemeza kuzabana nawe akaramata, none ubukwe rero buratashye. Amakuru rero ahari nuko nyuma y'ubukwe Vestine n'umugabo we n'ubundi bazatura hano mu Rwanda. Birabatari bya bindi nyine winguwe Idrissa ashaka ubwene gihugu bw'u Rwanda, kumwe nyine umuntu ashaka ubwene gihugu targetinga one of the person ubarizwa muri icyo gihugu ubundi bakaba babana. Vestine rero na Idrissa baritegura kurushinga nyuma y'igihe basezeranye imbere y'amategeko. Don't plan to miss muri ubu bukwe save the date yamaze kugera hanze mwabibonye. Hanyuma kandi navuze ko bita Los Kana 1:55 AM ubu ntiyasenyutse bahu. Unatubwiye muri comment ubundi 1:55 AM itarimo element ere twavuga ko ntayo. At least ari kuba hasigayemo Bruce Melodie kuko banavuga ko ari umuhanzi uhedinze, akaba hasigayemo Kenisol ndetse na producer package, ariko uwo bita Kenisol ndetse na Los Kana bo bamaze gusezera. So deka turebe ni uwo bita Los Kana amaze umwaka n'amezi 2 ari umwe mu bahanzi bari gushyikirwa na 1:55 AM. Los Kana rero yatangaje ko atandukanye burundu n'iyi nzu, ashinja cyangwa se yashinjaga ubuyobozi bwabo kutubahiriza amasezerano bari barajyanye ku itariki ya 1 Ukuboza 2023. Amasezerano rero yamuhaga uburenganzira bwo gukorerwa ibikorwa bifatika mu muziki we, ubwo ahangaha harimo amavideo ndetse n'ibindi. Mu itangazo rero yashyize hanze kuri uyu wa gatandatu tariki ya 3 Gicurasi 2025, Los Kana yavuze ko icyemezo cyo gusezera kigiyeho ako kanya. Asobanura ko iyo nzu yananiwe gushyira mu bikorwa ibyo bari bumvikanyeho kandi ko byamugize ingaruka zikomeye ku rugendo rw'umuziki. Mu magambo yagize ati nseze 1:55 AM guhera ubu ngubu kubera ko batubahirije ibyo twari twarasezeranye, ibyo twari twumvikanyeho n'ibyakozwe kandi byatumye ibyo nayo niteze nk'umuhanzi bitagerwaho. Los Kana rero yashimiye inkunga yahawe mu gihe bakoranye, ariko avuga ko yafashe icyemezo cyo gushaka andi mahirwe amufasha kugera ku nzozi ze nk'umuhanzi, kandi yifuriza 1:55 gukomeza gukora neza mu guteza imbere abahanzi. Uyu muhanzi rero yinjiye muri 1:55 AM mu ntangiriro za 2024, aho indirimbo ye ya mbere yise Sesa yasohotse kwa 2 Gashyantare 2024 niyo yatumye abantu benshi batangira kumumenya nk'umuhanzi mushya witezweho byinshi. Nyuma yayo rero yakoze indirimbo yise Mami, ariko ntiyigeze akurikiraho indi mishinga nk'uko byari byitezwe. Hagati ya Sesa na Mami wakunze iyihe kuko izo ndirimbo uyu musore Los Kana twavuga ko afite n'aka kanya ushobora kumumenyeraho. Rero bivuze ko mu gihe Los Kana yakoze indirimbo 2 ashobora kuba yarakorewe ibikorwa bifite agaciro karenga miliyoni 40, nubwo amafaranga yakoreshejwe uyu muhanzi ntiyigeze anyurwa n'icyo yagezeho, ku buryo yaje gufata icyemezo cyo gusezera. Nyine avuga ati kuri uyu munsi nyine ndabisezera. Ibikorwa nabo bikomeye yakoze muri icyo gihe harimo igitaramo cya M10 Wacu Muzika Festival yaririmbyemo, kimwe mu bitaramo bikomeye bihuriramo abahanzi bakomeye mu Rwanda ndetse n'abafite impano nshya. Ibi rero bibaye mu gihe amakuru yizewe agera ku banyamakuru avuga ko Element usanzwe ari umwe mu batunganya umuziki producer b'Imena muri 1:55 AM hamwe n'umurimbyi Kenisol bari mu biganiro n'inshuti zabo za hafi ku buryo nabo basezera muri label mu minsi iri imbere. Aba bombi rero bashinjwa ko bagiye bahabwa inshingano zitajyanye n'intego zabo nk'abahanzi cyangwa se nk'abatunganya umuziki, kandi ntibahabwe ubwisanzure mu bikorwa byabo. Gusezera rero kwa Los Kana n'andi makuru avuga ku bandi bahanzi bashobora kugenda bishobora kuba intangiriro y'impinduka zikomeye muri 1:55 AM. Inzu yari imaze kubaka izina mu kuzamura no guhanga udushya mu muziki nyarwanda, ariko kandi ikaba ari ikibazo cy'uko ishobora kuba igiye gusenyuka.
so sad. Murumva rero iyi 155 izaba hite. Reka wenda twizere ko uyu nguyu Element Ere, twizere ko uyu nguyu Kenisol bo batarandika ibarwa nk'ingi uyu mutipe witaroz Kana yanditse, kubera ko iyi baruwa nubwo tuba tuvuga ngo bayivuyemo, ariko iyi baruwa yo niyo none yishyira umukono kuri byo, ikavuga yuko umutipe yamaze gusezera tayari, yababwiye ati bye bye nyuma y'umwaka n'amezi 2, ndetse ntabwo yigeze anyurwa n'ibyo bamukoreye. Nuko gukorera bimeze. Nitwa Ferrez, kora subscribe kigana nakagaruka umunsi ku munsi, inkuru ziba zigezwe mu myidagaduro. Ndabakunda cyane. Showbiz niyo si Rwanda.